Yesu Kristo ashimwe. Dukomeje gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana. Tugeze ku munsi wa 69, turi mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Reka dusome mu izina rya Yesu, dusome igice cya 7. Imana isezeranya Dawidi kuzakomeza ubwami bwe. Nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi, ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati, genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti uko ni ko Uwiteka avuze, ngo mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo? Uhereye igihe nakuriye Abisiraheli muri Egiputa, ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu, ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo. Mbese ahantu hose nakagendanye n'Abayisiraheli bose, hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isiraheli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli nti, ni iki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi? Nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwire utyo uti, uko ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze ati, nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo, ngumwa mutware w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimburira abanzi bawe imbere yawe, kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi. Kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu mpabashinge bahature, haba habo bwite, batazimuka ukundi, kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere, ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose, ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango. Kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana n'aba sogokuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu, kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nk'uko zomotse kuri Sawuli nagukuye imbere. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Nuko ayo magambo yose n'uko kwerekwa kose Natani abirondorera Dawidi. Isengesho Dawidi yasenze Imana. Umwami Dawidi aherako arinjira, yicara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, nkanjye ndinde Nyagasani Imana, kandi inzu yanjye ni iki, nkanjye ko undinda ukarinda ungeze aha? Ariko ibyo kuri wowe ntibikomeye, Nyagasani Imana. None uvuze ko kubw'inzu y'umugaragu wawe uko bizamera igihe kirekire kigiye kuza, nabyo bibaye nk'itegeko mu bantu, Nyagasani Imana. Kandi se Dawidi yakubwira ikindi ki? Kuza umugaragu wawe Nyagasani Imana. Kubw'ijambo ryawe wakoze ibyo byose bikomeye nk'uko umutima wawe wibwiye, kugira ngo ubimenyeshe umugaragu wawe. Nicyo ubereye ukomeye Uwiteka Mana, kuko ntawe uhwanye nawe, nta yindi mana iriho keretse wowe, nk'ibyo twumvishije amatwi yacu byose. Ni irihe shyanga riri mu isi rihwanye n'ubwoko bwawe bwa Isiraheli? Imana yahagurukijwe no kuricungurira kuba ubwoko bwayo, kugira ngo yibonere izina, igakora ibikomeye kandi biteye ubwoba ku bwabo no ku bw'igihugu cyawe, imbere y'abantu bawe wacunguye, ukabivanira muri Egiputa, ukabakiza amahanga n'imana zayo. Kandi wikomereje ubwoko bwawe bwa Isiraheli, kugira ngo bube ubwawe iteka ryose, kandi nawe Uwiteka ubabere Imana yabo. Nuko none Uwiteka Mana, ijambo uvuze ku mugaragu wawe no ku nzu ye urikomeze iminsi yose, kandi uzasohoze ibyo uvuze, maze izina ryawe rihimbazwe iteka ryose. Bavuge bati, Uwiteka Nyiringabo ni we Mana ya Isiraheli, kandi inzu y'umugaragu wawe Dawidi irakomejwe imbere yawe. Kuko Uwiteka Nyiringabo Mana ya Isiraheli wihishuriye umugaragu wawe, ukavuga ngo uzamwubakira inzu.
nicyo gitumye umugaragu wawe nubahuka mu mutima wanjye kugusengera isengesho. None Nyagasani Mana, ni wowe Mana n'amagambo yawe ni ay'ukuri, kandi usezeranije umugaragu wawe iryo jambo ryiza. Nuko none mera guha umugisha inzu y'umugaragu wawe irame imbere yawe iminsi yose, kuko ari wowe ubivuze Nyagasani Mana, kandi umugisha utanga ujye uba umugisha inzu y'umugaragu wawe ihabwa iteka ryose. Igice cya 8. Kunesha kwa Dawidi. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Bukeye anesha Abamowabu, maze abarambika hasi mu mirongo, abageresha umugozi. Inkubwe ebyiri zari izabo kwicwa, kandi iya gatatu yose yari iyabo kurokorwa. Nuko Abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi, bamuzanira amakoro. Bukeye Dawidi anesha Hadadezeri mwene Rehobu, umwami w'i Soba, ubwo Hadadezeri yajyaga kugomerera ubwami bwe kuri rwa ruzi. Dawidi amutumuraho ingabo ze z'abagendera ku mafarashi 1,200 n'abagabo bigenza inzovu 2. Maze Dawidi atemagura ibitsi by'amafarashi, akurura amagare, ariko asigaza amafarashi yakwira amagare 100. Bukeye Abasiriya b'i Damasiko baje batabaye Hadadezeri umwami w'i Soba, Dawidi abicamo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2. Maze Dawidi ashyiraho ibihome by'abarinzi by'igihugu cy'i Siriya gitwarwa n'i Damasiko. Nuko Abasiriya bahinduka abagaragu ba Dawidi, bamuzanira amakoro. Uwiteka yajyaga aneshesha Dawidi aho yajyaga hose. Kandi Dawidi yacujije abagaragu ba Hadadezeri ingabo z'izahabu, azijyana i Yerusalemu. Kandi umwami Dawidi akura iminyago y'imiringa myinshi cyane mu midugudu ya Hadadezeri, Ibeta n'i Beroyatari. Bukeye Toyi umwami w'i Hamati yumvise ko Dawidi yatsinze ingabo za Hadadezeri zose, atuma umuhungu we Yoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa no kumushimira ko yarwanye na Hadadezeri akamunesha, kuko Hadadezeri yajyaga arwanya Toyi. Maze Yoramu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa. Nabyo umwami Dawidi abyereza Uwiteka hamwe n'ifeza n'izahabu yari yejeje, abikuye mu mahanga yose yanesheje, iby'i Siriya n'iby'i Mowabu n'iby'Abamoni n'iby'Abafilisitiya n'iby'Abamaleki n'ibyo ku munyago banyaze Hadadezeri mwene Rehobu umwami w'i Soba. Dawidi yibonera izina ubwo yatarukaga kuneshereza Abisiraheli mu kibaya cy'umunyu. Yari yishe abantu inzovu 1 n'ibihumbi 8. Nuko ashyiraho ibihome by'abarinzi b'igihugu cya Edomu, abikwiza muri Edomu hose. Abanyedomu bose bahinduka abagaragu ba Dawidi, kandi Uwiteka yajyaga aneshesha Dawidi aho yajyaga hose. Nuko Dawidi ategeka Isiraheli yose, acira abantu bose imanza zitabera. Kandi Yowabu mwene Seruya niwe wari umugaba w'ingabo ze, na Yehoshafati mwene Ahiludi niwe wari umucurabwenge. Kandi Sadoki mwene Ahitubu na Ahimeleki mwene Abiyatari nibo bari abatambyi. Kandi Seraya niwe wari umwanditsi. Kandi Benaya mwene Yehoyada niwe watwaraga Abakereti n'Abapeleti. Kandi bene Dawidi bari abatware b'intebe. Igice cya 9. Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye mugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana?
Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Debari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa? Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati ibyari ibya Sawuli byose n'iby'abo mu nzu ye bose bigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwaga Mika, n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu, kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiraga ibirenge byombi.